bwa muntu bushobora kwakira ndetse no gutunganya amakuru menshi kandi akomeye mu gihe gitoya. Ariko se ni gute mu by'ukuri ubwenge bwacu bushobora gusobanukirwa n'ibintu byose duhura nabyo buri munsi? Nubwo hari inyigisho zitandukanye zisobanura imikorere y'ubwenge, Information Processing Theory ni imwe mu nyigisho zikomeye cyane muri Cognitive Psychology cyangwa se imitekerereze nyakuri y'umuntu. Ndabasuje kandi mbaye ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Mu gace kacyo tubagezaho buri wa kabiri w'icyumweru tukagaruka ku bijyanye n'imitekerereze ya muntu, cyangwa se nyine by'umwihariko iby'abahanga bagiye bandika cyangwa se nyine bavugaho, cyangwa se nyine amateka yabo. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe inyigisho y'imikorere y'itunganyamakuru cyangwa se bizwi nka Information Processing Theory mu mitekerereze ya muntu, psychology. Njye wakusanyije kandi ugiye kubibagezaho ni Muhire Psychologist. Nizere ko wamaze gukora subscribe hano kuri Muhire Psychactor kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira tukabagezaho. Nanabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description. Baha ikaze muri iki kiganiro. Ngende Muhire, baha ikaze. Iyi nyigisho yiga uburyo ubwenge bwakira amakuru bukayabika bukayakoresha. Yibanda cyane ku kugenda kw'amakuru cyangwa se bizwi nka flow of information, uko ava ku cyiciro kimwe ajya mu kindi mu bwonko bwa muntu. Igaragaza kandi ko imitekerereze ikora nk'iy'ikoranabuhanga rya mudasobwa, mbese yakira amakuru ikayabika hanyuma ikayagarura igihe akenewe. Iyo dusuzumye neza ubwonko butandukanye bw'itunganyamakuru ndetse n'ingero zo mu buzima busanzwe, dusobanukirwa ko hari imirimo idasaba imbaraga nyinshi zo mu mutwe kurusha indi. Reka turebere hamwe inkomoko y'inyigisho y'itunganyamakuru cyangwa se Information Processing Theory. Inkomoko y'iyi nyigisho ifitanye isano n'ubuhanga. Inkomoko y'iyi nyigisho ifitanye isano n'umuhanga mu by'imitekerereze ya muntu uzwi nka George Miller, wari n'umuhanga cyane mu by'ikoranabuhanga, computer scientist. Yamamaye cyane kubera inyandiko ye izwi nka The Magical Number 7 plus or minus 2, aho yagaragaje ko ububiko bw'igihe gitoya cyangwa se short term memory bwa muntu bushobora kwakira amakuru ari hagati ya 5 kugera ku 9 gusa icyarimwe. Abandi bahanga bagiye bagura aya makuru yatangajwe na George Miller, harimo uwitwa Ulrich Neisser, umuhanga mu by'imitekerereze y'ubwenge. Yagaragaje ko amakuru abanza kwinjira muri sensory register cyangwa se ububiko bw'ibyiyumviro by'umuntu mbere yo kunyura mu byiciro bitandukanye by'itunganyamakuru. Hari uburyo bugera kuri 3 bw'ingenzi busobanura uko ubwenge bwacu butunganya amakuru. Hari itunganyamakuru rikurikiranye cyangwa se Serial Processing Theory. Iyi nyigisho ivuga ko amakuru atunganywa intambwe ku yindi akurikije uko yakiriwe. Amakuru abikwa by'agateganyo muri short term memory, hanyuma agashyirwa muri long term memory cyangwa se nyine agasibanganywa burundu iyo atakiri ngombwa. Ubwoko bwa kabiri ni itunganyamakuru rikorwa icyarimwe cyangwa se Parallel Processing Theory. Iyi nyigisho igaragaza ko ubwenge bushobora gutunganya amakuru menshi icyarimwe aho kuyanyuza mu murongo umwe. Ibi ngibi bivuga ko short term memory itagira imipaka ikomeye cyane, kuko amakuru menshi ashobora gutunganywa icyarimwe. Ubwoko bwa gatatu ni itunganyamakuru rishingiye ku nzego, Hierarchical Processing Theory. Iyi nyigisho yo igaragaza ko hari inzego zitandukanye z'uburemere mu mikorere y'ubwenge. Imirimo igoye cyane isaba imitekerereze yo ku rwego rwo hejuru kurusha imirimo yoroshye. Iyi nyigisho ikoreshwa cyane mu gusobanura, kwiga, gukemura ibibazo cyangwa se gufata ibyemezo.
Reka turebere hamwe noneho ingero z'itunganyamakuru mu buzima busanzwe. Gutwara imodoka. Umuntu utwaye imodoka agomba kwitaho cyane icyarimwe ibyo abona byose, yaba ibyo abona cyangwa se ibyo yumva ndetse yewe n'ibibera mu muhanda. Ibi ngibi rero bisaba parallel processing theory kugira ngo hafatwe ibyemezo byihuse kandi bitekanye. Kwiga ururimi rushya narwo ni urugero rwiza rugaragaza uburyo itunganyamakuru rikora mu mubiri w'umuntu cyangwa se mu bwonko bw'umuntu. Kwiga ururimi rushya bisaba kubanza kwinjiza amagambo mashya muri short term memory, kuyasubiramo ndetse no kuyitoza kugira ngo ajye muri long term memory. Ahangaha hakoreshwa ikizwi nka theory ndetse na parallel processing icyarimwe. Gukemura ibibazo nabyo n'ubundi buryo itunganyamakuru rigaragariramo. Ibibazo bigoye bisaba hierarchical processing, aho ikibazo kigabanywamo ibice bigiye bitandukanye bito bito byoroshye bikorwaho kimwe kimwe nyine kugeza habonetse igisubizo. Reka noneho tubagezeho ibyiciro bigera kuri 4 by'ingenzi by'itunganyamakuru. Icyiciro cya mbere ni ukwakira ndetse no gusobanura neza amakuru, encoding. Iyi ngiyi ni inzira yo kwakira amakuru ava mu bidukikije cyangwa hanze no kuyaha ubusobanuro binyuze mu kureba, kumva ndetse no kuyitaho. Icyiciro cya kabiri ni ukubika amakuru, storage. Amakuru abikwa by'agateganyo muri short term memory cyangwa se nyine agashyirwa muri long term memory igihe kirekire. Icyiciro cya gatatu ni cyo kugarura amakuru cyangwa se retrieval. Ibi ni ibijyanye no gukuramo amakuru yabitswe kugira ngo akoreshwe mu gikorwa kiri gukorwa nyine ako kanya. Hanyuma icyiciro cya kane no guhindura ndetse no gukoresha amakuru, transformation. Aha amakuru ahindurwa mu buryo bufatika, agatunganywa, agategurwa cyangwa se nyine agakoreshwa mu gutekereza, gufata ibyemezo ndetse no mu gukemura ibibazo. Reka noneho turebere hamwe akamaro k'inyigisho y'itunganyamakuru. Gutunganywa kw'amakuru muri ubu buryo byaba bitumara iki? Iyi nyigisho ni ingenzi cyane mu gusobanukirwa neza uko abantu biga, kunoza uburezi n'imyigishirize, guteza imbere uburyo bwo gukemura ibibazo ndetse no guteza imbere ikoranabuhanga ndetse n'ubuvuzi bwo mu mutwe muri rusange. Si inyigisho yo mu mashuri gusa, ahubwo ifite akamaro gakomeye mu buzima busanzwe, harimo mu mashuri y'u Rwanda, mu buvuzi bwo mu mutwe ndetse no mu miyoborere y'ibigo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Nubwo ari ingenzi, iyi nyigisho ifite aho igarukira kubera ko yirengagiza amarangamutima ndetse n'ubuhanzi, ibizwi nka creativity. Ahangaha kwigana mudasobwa ntibifata neza uruhare rw'amarangamutima mu mitekerereze y'umuntu cyangwa se nyine imitekerereze ya muntu. Ikindi, ibyiciro 4 twavuze haruguru bishobora kuba byoroshye cyane kubera ko abahanga bamwe bavuga ko imitekerereze ya muntu igoye cyane kurushaho. Gusa nubwo bimeze bityo, iyi nyigisho iracyafite akamaro kanini cyane mu burezi ndetse no mu bushakashatsi. Hari uburyo bwo gushyira mu bikorwa inyigisho y'itunganyamakuru. Iyi nyigisho ikoreshwa mu gutegura amasomo ajyanye n'ubushobozi bw'abanyeshuri, kunoza uburyo bwo kwigisha ndetse no kwiga, gusobanukirwa impamvu hari amasomo agora cyane kurusha andi ndetse no guteza imbere uburyo bwo gukemura ibibazo. Dore rero uko wanoza neza ubushobozi bwawe bwo gutunganya amakuru mu buryo bwihuse ndetse yewe ukanayakoresha mu by'ingenzi cyane, mbega bikagufasha. Koresha ikizwi nka mnemonic, mbese uburyo bwo gushyira amakuru mu byiciro, chunking. Andika amanota mu gihe wiga, hanyuma ugabanye imirimo igoye mu bice bito bito ndetse ukoresha imbonerahamwe cyangwa ibishushanyo. Hanyuma irinde ibirangaza kandi wibande cyane ku kintu kimwe. Ibi ngibi ni uburyo bwiza bwo gufasha itunganyamakuru ryawe cyangwa se rikorwa n'ubwonko bwawe. Ngana ku musozo w'iki kiganiro, gusobanukirwa neza inyigisho y'itunganyamakuru ni ingenzi mu kumenya neza uko ubwenge bwacu bukora. Iyi nyigisho itanga ubumenyi bwifashishwa cyane mu kunoza uburezi, guteza imbere kwiga neza, kongera ubushobozi bwo gufata ibyemezo ndetse no gukemura ibibazo. Mu
ku rwego rero rw'u Rwanda muri rusange, iyi ni inyigisho ifite akamaro kanini cyane mu guteza imbere ireme ry'uburezi, amahugurwa y'abarimu ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe bushingiye ku bumenyi bwa siyanse bwa buri wese. Ngayo nguko rero, iki ni ikiganiro Psychology for Better Life, mu gace tubagezaho amateka y'abahanga cyangwa se ibyo bagiye bandika. Hanyuma ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze muri adresse tuba twashyize muri description. Njye bakusanyije kandi babegezagaho, nari Muhire Psychologist. Nawe utamukira ikiganiro.